Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Nanone tuje gukosora ikizame cyakozwe uyu munsi kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitujye ko tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu bigusaba ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo kimwe cy'ukuri kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ibi nibyo no gusa gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ngo ikizame gishya dushyizeho, kugira ngo isomo rishya dushyizeho, murabizi ngenda bashyiraho amasomo agenda abafasha kumva neza bino bizame biba byakozwe, kugira rero uzajya uhita uyabonera ku gihe. Ujya ahantu handitse subscribe hasi ukahakanda kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, bitarabasabye ko abandi aribo bagusharinga link. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba uri hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789 twafashe kubona kode mu gihe gitoya. Ko ukeneye kwiga mu buryo bwa online bitagukundira ko uza ngo twigane mu shuri bitewe n'uko wenda uri kure, nawe ukoresha iyo nimero ahasigaye tukakwigisha mu buryo bwa online. Uduha amasaha ubonekaho ku munsi, yageze natwe turaboneka tukakwigisha wazagerwaho. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0789 ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo mu gihe cy'impanuka mu muhanda n'ubundi bushotoranye ni iyihe nimero ya telefoni y'ubutabazi wahamagara? Tegereze neza ishusho baduhaye. Bibutsa ko namaze kuhakorera video y'amoko yose y'amashusho bababaza mu kizami, kugira ngo rero nazagira ikibazo cyongera kukunanira cyerekeye ku mashusho, usura kuri YouTube channel yacu ukareba iyo video kugira ngo nugerwaho uzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Iravuga ngo 911 ugahita uhamagara 911 niba ugeze mu muhanda ugasanga abantu bari kugwana cyangwa hari urundi rugomo rwabaye mu muhanda. Beka ngo 100, seka ngo 112, deka ngo 131. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe n'uyihe murongo wahamagara. Hano ndakeka ko amaze gutemesa cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, 112 niwo murongo uhamagara. Ndakeka ko amaze guhitamo C, ndakeka ko amaze kuyandika ku papuro. Mbibutsa ko kode zirahari aho waba uri hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789 gufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bw'umwihariko mu buryo bwa online, naho ukoresha nimero 0789 ahasigaye ukatubwira amasaha abonekaho ku munsi. Niyo watubwira saa 2 z'ijoro turaboneka tukakwigisha, ahasigaye wazagerwaho. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye ku bibazo babaza cyane, ahasigaye wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye kuri izo nimero tubibafashemo. Ndakeka ko rero mwamaze guhitamo C, 112. Ndakeka ko mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ugeze bwa mbere habereye impanuka yo mu muhanda, harimo inkomere, ese uba wakora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Urabona ko imodoka zagonganye ku buryo budasanzwe, bivuze ko harimo inkomere mwa bino binyabiziga byacu byagonganye. Ese uhageze uri uwa mbere ugomba gukora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri. Ariho gusohora inkomere mu kinyabiziga, beka ngo kubaha cyo kunywa, ukaba wabazana amazi cyangwa ukabazana akaji. Seka ngo kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo wavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, washatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Urabona ni igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Bibutsa ko ibibazo guke neza neza bimeze niko bigaruka bimeze mu kizami. Kugira uzakore rimwe uhita utsinda bigusaba imyitozo ihagije kwa bino bizami biba byakozwe. Wabona hari ibiri kukugora ukandika muri comment ngo ibyerekeye kwa rino somo biri kungora, ibyerekeye kwa kino kibazo byangoye. Mu ntegurire w'isomo waba uri hafi gukora cyane, uba wanyandikira kuri WhatsApp, kubera gutegura amasomo hari igihe bishobora gutwara gahe. Nkaba nagufasha, nkaba naguha nk'isomo rishobora guhita rigufasha. Niba uri hafi gukora wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ugeze ahabereye impanuka bwa mbere, ikintu uba ugomba gukora uba ugomba kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Igisubizo cy'ukuri hano rero ni C, ukamenyesha impanuka polisi
ndetse no guhamagara ubutabazi ushobora guhamagara n'imbangukira gutabara. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo se, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Mbibutsa ko bino bibazo byo bizanabafasha niba mwaramaze no kubona za kategori. Ese gikenerwa gusuzumwa nyuma y'igihe kingana iki? Aravuga ngo nyuma y'umwaka umwe, beka ngo nyuma y'imyaka ibiri, seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri nyuma y'umwaka umwe na nyuma y'imyaka ibiri bikaba ari ibisubizo by'ukuri, naho D yacu ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ikintu ukora ni kimwe, uritegereza neza ugahitamo iso cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turaza kugera kuri 20. Birashoboka ko nabangiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, uhagaritse video ukagihitamo kugira ngo urebe amanota ugize kuri 20 ko ariyo wari kujya mwa kino kizame cyakozwe uyu munsi. Ikintu bigufasha wone wagize amanota menshi ni byiza, ushobora kurushaho gukosora ibizame ukareba ibiri kukunanira, ukajya uratwandikira muri comment tuguteguraho amasomo. Wabona uri kugira amanota make ushobora no kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0789 931516 tukaba twakwigisha mu buryo bwa online. Ndakeka ko rero hano wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, nyuma y'imyaka ibiri. Ese waramaze guhitamo B? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Niba utari wayihisemo kigarutse nyeka ko kitakunanira. Ni nayo mpamvu reka dukosora ibizame biba byakozwe, no kugira ngo ikikunaniye nikiza mu kizame cyawe uzabe warakibonyeho nikizakunanire. Ni nayo mpamvu reka dukosora. Bino byo gukosora biruta bira cyane, biruta bira byo kugenda mu bitabo ukiriga uri gusoma ugasa nkaho uri kubiboroga, kuko hano ikintu cyose wakoze uba wagikoze. Iyo wakishe kujya kigaruka kikunanire, ndakeka ko niba mukunda kudukurikira cyane, nk'iyo ukoze ikizame cyakozwe nk'ejo hashize ugakora nk'icyo uyu munsi hakagira ikibazo kigarukamo ariko wari wakishe ejo, uhita ugikora. Niyo mpamvu reka dukosora ibizame biba byakozwe. Rero kugira ujye uhita ubibona, kugiye ujya ahantu handitse subscribe ukahakanda, najya nshyiraho ikintu cyose ugahita ukibona. Hari n'ikibazo nkunda gupostinga kiri gukundwa kubazwa mu icyo cyumweru. Ikibazo cya kane kirabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Birashoboka se ahubwo ni ryari none? Areba mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, beka ngo mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri mu gihe ushaka kuburira abandi bari gukoresha umuhanda, cyangwa mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ni igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, cyangwa mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Gishobora kuba wenda cyacitse feri, rero cyateza abandi bayobozi b'ibinyabiziga ibyago, ugahita wakiriza icyarimwe ari amatara ndangacyerekezo. Ndakeka ko wamaze guhitamo C, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko ngenda mbategura amasomo agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, kugira ngo ujye uhita uyabona ku gihe ukanda subscribe aho hasi. Mbibutsa ko ndi kubategura amasomo ku byapa, icyapa n'ibibazo byose babazaho ndi kubibategurira mu gihe gitoya kitarambiranye, uzabibona. Ariko hari n'indi video namaze kubakorera y'amoko atanu y'ibyapa by'uko ku mihanda iri kuri YouTube, mwaba muyifashisha mu gihe nari nabategurira iyo ngiyo ivuguruye. Icyapa n'ibibazo byose babaza, ku buryo uzajya ureba iyo video ukaba wahita ujya no gukora, ukaba wanatsinda, kubera ko ibibazo byinshi babyerekeye ku byapa. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mwayino ntera ukaba wayibona n'amatara ndangaburumbarare y'ikindi kinyabiziga. Ese muye ntera? A iraba mu metero 50 nibura, B ngo metero 100, C ngo metero 150, naho D ngo metero 200 nibura. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri cya nyacyo. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ni igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano ni igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, muri metero 200 nibura. Niba utari wagikoze nyeka ko kigarutse kitakunanira. Niyo mpamvu tuba twaje gukosora ibizame biba byakozwe. Ndakeka ko wamaze guhitamo D, ndakeka ko wamaze kuyandika ku
ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ugaragaza inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Ese kigenewe iki? Ari aho guhagararwamo umwanya muto gusa, ukahagera ukahagarara umwanya muto gusa. Mbega ngo guhagararwamo umwanya munini gusa. Murabizi hari ikinyabiziga gishobora no guhagarara ahantu ijoro ryose, umunsi wose. Seka ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndatekereza ko wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, guhagararwamo umwanya muto cyangwa munini. Ese waramaze guhitamo se? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Niba utari wayihisemo n'ikigaruka ntikizakunaniye, niyo mpamvu tuba twaje gukosora bino bizami biba byakozwe. Mbibutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ngo ikizami cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, isomo ryose nshyizeho ryagufasha ujye uhita uribonera ku gihe. Ibindi byo nakutsa ko kode zikoneka waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 tubigufashemo nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Ikibazo cya karindwi rero kirabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Rigomba gushyirwa he? Ari aho ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga. Mbega ngo gice cy'inyuma ku kinyabiziga. Seka ngo ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Naho deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese niyo tara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahagana he? Hano baduhaye. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Kuko n'ubundi abari kugira ngo n'ubundi kubera n'umuntu najya kudepasa araca mu ruhande rw'ibumoso kugira ngo abe ari byo baza gukoresha. Rero ndakeka ko waramaze guhitamo se, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Mbibutsa ko hari ikintu ukeneye ko nkwigisha bitewe n'ibiri kukugora uri gukosora kino kizame, ubyandika muri comment. Comment zanyu zose ndazisoma nkareba ibyo mwansabye nkabibategurira. N'amasomo yose nabakiriyeho ni mwebwe mwari mwarayansabye, ay'ibyapa, ay'ibimenyetso bimurika, ay'ibimenyetso byo mu mihanda yose ariho, n'andi muzajya mubona ibiri kubagora. Nabonye abantu benshi bari kumbwira ngo ku bintu bijyanye n'ibipimo, ubwo ngiye guhita ndibategurira mu gihe kitarambiranye. Muzahita muribonera kwa ino YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Kugira uzahita uribonera ku gihe rero ukanda subscribe aho hasi. Ikibazo cya munani kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura birahuri dukurikira. Imvura iraguye ukabona hari utuntu turi guhanagura ikirahuri, turandi two bita uduhanagura ikirahuri. Nibura gitegetswe kugira tungahe? Arava ngo tubiri, bega ngo dutatu, seka ngo kamwe, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Hano ari igisubizo cy'ukuri nta kindi. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri cyangwa birahuri. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, nibura ni kamwe. Ndakeka ko ramaze kugihitamo rero, ndakeka ko ramaze kucyandika ku gapapuro. Niba utari wagikoze ndakeka ko kigarutse kitakunanira. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Abagomba kwitonda ni bande? Abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari kwisanga. None ayo matara ashyirwaho ku buhe buryo? Iratubwira ngo amatara abiri ashyirwa inyuma. Mbega ngo amatara abiri ashyirwa imbere. Seka ngo rimwe rishyirwa imbere irindi rishyirwa inyuma. Seka ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, amatara abiri ashyirwa imbere na C, rimwe rishyirwa inyuma irindi imbere, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri. Rero ndakeka ko wamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri cyanyacyo. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Impamvu rimwe rishyirwa imbere ni ukugira ngo abaturutse imbere baze kubona ko ihari iyo autobus, kubera ino autobus ziba zirimo abana nyine n'iz'abanyeshuri. Bishoboka ko haba harimo na twana dutoya twiga tw'incuke, ugasanga ntabwo tuzi ibipfa n'ibikira, ugasanga twihuye mu muhanda tutarebye iburyo, tutarebye ibumoso, tutarebye ko ibinyabiziga byaje. Niyo mpamvu rimwe rishyirwa imbere kugira ngo ibinyabiziga byitonde, irindi rigashyirwa inyuma kugira n'ibinyabiziga biturutse inyuma byitonde, kuko iyo autobus irimo
abanyeshuri dore niko batubwiye ngo za otobisi zigenewe gutwara abanyeshuri birashoboka ko harimo n'incuke. Ikibazo gikurikiyeho rero ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara ijoro rikeye nibura mu ntera ikurikira. Araba ngo metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. Mbega ngo metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. Siga ngo metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. Mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Hano wabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura riba rigomba kugaragara ijoro rikeye mu ntera ingana iki? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. No kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese nijoro birashoboka ko itara waribona mu ntera ntoya kuruta ku manywa? Ku manywa ukaba wareba itara riri muri metero 100, nijoro ryaba riri muri metero 20 nturibone. Karibona ari muri metero 20? Ntabwo bishoboka. Ahubwo iyo ari ku manywa niho itara tuba tutaribona. Rero hano urabona ngo ku metero 100 ku manywa no muri metero 20 nijoro ntabwo bibaho. Ahubwo iyo ari nijoro ushobora kuba uhagaze hano mu mujyi ukaba uri kureba nk'iyo hakurya ukabona itara ririyo hakurya. Bivuze ko nijoro nibwo ureba ahubwo itara riri kure. None nijoro intera ya nijoro yabaye ntoya kuruta iyo ku manywa. Ibyo nabyo mujye mubirebaho mu gihe muri gukora ikizame, munasome munumve. Hano gahita tumenya ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko ntabwo bishoboka ko ku manywa wareba itara riri kwaka ngo uribonere mu ntera ya kure, nijoro aba ariho uribonera mu ntera ya hafi ari nijoro. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko usobanukiwe impamvu igisubizo cy'ukuri ari de. Hano dukosora turi kwiga, ntabwo dukosora ari ugukosora dusoma gusa twirukanka. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Buri modoka cyangwa buri romoro ikuruwe n'iyo modoka bikaba bifite itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yitwaye yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Niba akweretse ko ashaka kugutepasa ukamwereka ko wabonye ko ashaka kugutepasa. Ese iryo tara rigomba gushyirwaho hehe? Arava ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Mbega ngo hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. Seka ngo inyuma ahegereye inguni y'iburyo. Naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ndatekereza ko amaze kugita igisubizo cy'ukuri. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ese ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uramaze guhitamo D? Ese uramaze kuyandika ku papuro? Niba utari wahisemo n'ikigaruka ntikizakunanire. Ikibazo cya 12 kibaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye. Araba ngo ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu saha. Ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga kiba kibifite. Uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Bakubwira ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko uri hejuru wenda mu saha uraba ugiye kilometero 80 mu saha, cyangwa uraba ugiye kilometero 10 bitewe n'ukuntu uri kugenda gahoro. Rero hari umuntu wigeze kumbaza ngo ese ngo ugenda uri gupima? Ntabwo ugenda uri gupima. Aho ikinyabiziga cyawe kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Mbega ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha. Sega ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu saha. Naho deka ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri cyanyacyo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha. Ndakeka ko amaze kugihitamo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kibaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga ntabwo yakwaka igihe cyose. Hari igihe bayazimya. Uyazimya ryari? Araba ngo iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 20
umuhanda ukaba umurikiwe, ukaba uri kureba muri metero 20, mbega ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi cyangwa ikinyabiziga cyawe kikaba kigiye kubisikana n'ikindi, sega ngo iyo iri mu nsisiro, hari abantu bambaza ngo ese mu nsisiro ni ahantu hameze hate? Ni nko muri quartier, bibuza ko turi duhanda two mu nsisiro natwo hari abantu bakunze kumbaza ngo imihanda yo mu nsisiro bimeze ute? Ni ya mihanda idakunda gucamo imodoka, hashize iminota 20 haciyemo imodoka, hashize isaha haciyemo imodoka, hashize iminota 40 haciyemo imodoka, akenshi aba ari n'iz'abantu bahaturiye, nitwo bita uduhanda two mu nsisiro. Ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano wabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, kugira ngo amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe adahumisha undi muyobozi w'ikinyabiziga mugiye kubisikana. Niyo mpamvu ugomba kuyazimya mu gihe ikinyabiziga cyawe kigiye kubisikana n'ibindi. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ayahe matara? Ari ngo itara ndangamubyimba, beka ngo itara ryerekana icyerekezo, sega ngo itara ndangaburumbarare, naho deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame cyabajijwe uyu munsi. Mbibutsa ko hari ikintu ukeneye ko nkwigisha, cyandike muri comment zanyu zose ndazisoma nkareba ibyo mwansabye nkazabitegura, hasigaye nkabishyiraho. Kino busabwa we ni kimwe, ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda, nagiye nshyiraho ikintu cyose ugahita ukibona. Genda postinga n'ikibazo cyakunze kugaruka mu kizame kugira ngo uzahite ubibona kugiye rero ari gusaba gukanda subscribe aho hasi. Mbibutsa ko na code zirahari aho waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tugufashe kubona code mu gihe kitarenze iminota 3. Ese ikinyabiziga nishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye yahe matara? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, itara ndangamubyimba. Ese igisubizo cy'ukuri ni B, itara ryerekana icyerekezo. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, itara ndangaburumbarare, cyangwa hano igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ni igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Ndakeka ko rero wamaze kuhitamo, ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kibaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Araba ngo iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, mbega ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, biriya bimenyetso bimurika nk'amaferuje n'ibindi. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, cyangwa iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cyanyacyo. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turaza kugira kuri 20 mwa kino kizame cyakozwe uyu munsi. Ndakeka ko wamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese waramaze kuhitamo? Ese waramaze kuyandika ku papuro? Nyine rino tegeko rikurikizwa igihe nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, cyangwa iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, nka ziriya feruji zapfuye wenda. Iyo niho rihita rikurikizwa rino tegeko. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda. Aho ndakeka ko muhumvishe neza, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Byagenze ute? Hano nibyo tugiye kureba. Uhitemo igisubizo cyanyacyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Arabona ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Hano nibavuga abagenzi ntihumva abanyamaguru, hano abagenzi bari kuvuga n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga, kuko ni ibimenyetso bimurika biri kuyobora ibinyabiziga hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Ubwo bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga, bakavuga wenda n'abandi bari gukoresha umuhanda, ariko hano akenshi bari kubwira umuyobozi w'ikinyabiziga. Mbega ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. Sega ngo kugira birusheho kugaragara neza, naho deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe?
nka bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Mbibuza ko ukeneye kwiga ikinyabiziga mu gihe cy'ukwezi kumwe, ukaba wagera mu kizamu ugakora rimwe, uratwandikiye cyangwa uduhamagara kuri 0789351626 tukabigufashamo, cyane cyane iyo uri mu mujyi wa Kigali biroroha cyane. Hano rero ndakeka ko amaze guhita imiso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni hano igisozo cy'ukuri ni se, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Murabizi bino bimenyetso byo mu mihanda, ibyapa, ibimenyetso bimurika, biriya bimenyetso byose biba biri mu mihanda aba ari byo kugira ngo birusheho kugaragarira neza abantu bari gukoresha umuhanda, bamenye icyo gukora. Ndakeka ko bamaze guhitamo se, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kibaza ngo iki: imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo igaragaza. Ese ugaragaza iki? Imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo igaragaza. Ese igaragaza iki? Iravuga ngo hanyurwa n'amagare na volomoteri, beka ngo hanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, seka ngo hanyurwa n'abanyamaguru, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza iki? Ndakeka ko wamaze guhita imiso cy'ukuri. Ese ni A hanyurwa n'amagare na volomoteri, ese ni B hanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, cyangwa ni C hanyurwa n'abanyamaguru, cyangwa akaba ari D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A atari igisubizo cy'ukuri, B akaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C akaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C ahanyurwa n'abanyamaguru. Murabizi abanyamaguru baba bafite inzira yayo, ariko iriya mirongo n'ubundi yaho abanyamaguru banyura ibiteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, uriya murongo uba urombereje hagati mu muhanda. Ndakeka ko niba nanditse inyuguti ya H ni imirongo ibiri iteganye n'akarongo gatambitsemo hagati. Ndakeka ko muhise mwumva gutegana ni iki. Impamvu babitinzeho, hari abantu badukurikira bari mu mahanga cyangwa batarakunze kuba nko mu Rwanda batazi ngo gutegana ni iki. Icyo kinyarwanda kikaba cyamugora. Niba nanditse H, imirongo ibiri ihagaze irateganye, hagacamo akantu gatambitse. Rero nira mirongo yaho abanyamaguru bambukira mu muhanda ibiteganye n'uwa murongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo se, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira. Murabizi bitewe n'umwana imyaka agezemo, hari imyaka umwana agiramo agakubagana ku buryo budasanzwe. Rero ku buryo ushobora kurangara gato akaba gukoresheje amakosa, akaba guteje ibyago. Bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Rero hari imyaka umwana aba afite akaba abujijwe kwicara ku ntebe y'imbere mu gihe mu modoka harimo indi myanya. Ese nihe myaka? Iravuga ngo imyaka 10, beka ngo imyaka 12, seka ngo imyaka 7, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ubu urabona igisozo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ubundi biba bibujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi 12. Iyo umwana adafite imyaka 12 birabujijwe kumutwara ku ntebe y'imbere y'ikinyabiziga. Ndakeka ko abenshi njya mbona batwaye abana mu binyabiziga, babatwaye ku shuri cyangwa babajyanye ahandi hantu, mbona babashyize inyuma. Bo baba barasomye rino tegeko, bararyumvishe. Namwe rero nimutangiye gutwara ibinyabiziga muzamenye ko bari abana batemerewe kwicara ku ntebe z'imbere kubera ko baba bakubagana. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduhaye. Iravuga ngo metero 1.25, beka ngo santimetero 30, seka ngo santimetero 75, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikaba atari igisubizo cy'ukuri, beka atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na seka atari igisubizo cy'ukuri. Kino kibazo ubundi buryo bakikubazamo bashobora gufata zino metero bakazishyira muri santimetero, bakavuga ngo santimetero 125, santimetero 125.
cyangwa se bagafata ziriya santimetero bakazishyira nko muri metero, bakavuga a metero 1.25, b metero 0.30 cyangwa 0.3, murabizi 0 iri inyuma y'akadomo nta kintu ibivuze, c 0.75, d nta gisozo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko ngiye kubategura isomo ryo ku bintu bijyanye n'ingero, kugira uzahita uribonera ku gihe ukanda subscribe aho hasi. Rero niba gihindura gutyo ntuzabone ko ari ibintu byahindutse, bazaba bahinduye ingero gusa, ntabwo ari ibyo batubajeho. Hano batubaje ikibazo kimeze gutya, hano abana igisozo cy'ukuri cyanya cyari cye nka bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika wa papuro. Igisozo cy'ukuri nta kindi ni b santimetero 30. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo mu gihe telefone yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? Baraguhamagaye wari utwaye ikinyabiziga cyawe, utwaye imodoka. Ese ugomba gukora iki? Ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Areba ngo kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya, beka ngo kutayitaba, sega ngo gushyira imodoka iruhande ukayitaba, naho deka ngo b na c ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo b na c ni ibisubizo by'ukuri, washaze wa ngo b ni igisubizo cy'ukuri kutayitaba, ndetse na c gushyira imodoka iruhande ukayitaba bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ikintu ugomba gukora mu gihe baguhamagaye utwaye imodoka, hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni c. Ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba kugira ngo udateza abandi bayobozi nawe witeza ibyago. Bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Bivuze ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Aho waba uri hose mu gihugu turakwigisha mu buryo bwa online. Uduha amasaha ubonekaho ku munsi yageze, turaboneka tukaguha amasomo, tukaguha imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bizame n'ibibazo bikunda kuza cyane, n'ibibazo bikunda kubazwa. Ahasigaye n'ubundi ni nkaho tuba turi kwigana mu shuri. Ibyiza byo kwiga online, nkwigisha ari wowe wenyine, ntabwo ari muri groupe, nkwigisha ari wowe wenyine, tujyanirana ikintu tukivaho cyumvishe. Wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri 0789351626, tuyafashe. Mukeneye kwiga ikinyabiziga cyane cyane uri mu mujyi wa Kigali, koresha iyo nimero 0789351626, tuyafashemo. Ikindi ukeneye kwiga computer uri ko nizakubera imbogamizi mu kizame, weho twandikiye cyangwa uduhamagare kuri iyo nimero maze kubabwira. Iyo uri mu mujyi wa Kigali tuba twagusanga nk'ahantu uri, cyangwa tukakubwira ahantu dusanga aho dukorera. Hasigaye tukakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe, computer itakubereye imbogamizi. Abantu muri gukunda gukora, muri hafi gukora mwa kino kizame, ibizame biri muri hafi gukora ikizame, hari ibibazo biri gukunda kugaruka. Ngenda bipostinga, nuzajya ubona kizeho ngo isuzuma rito cyangwa ikibazo cyakuze kugaruka, ujye uhita ugikora kugira ngo ujye uhita ubona icyo kibazo bidasabye ko abantu bagusharinga linki, ukanda subscribe hasi. Ibindi byo no kwibutsa ko ibibazo bikunda kugaruka, wakosora kino kizame kimwe wazagerwaho ukabona hari ibibazo 5 byagarutse. Niyo mpamvu gukosora ikizame cyose cyakozwe ari cyo banga ryo gutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, amahirwe masa ku bantu bari gukora mwa ino minsi. Mukunde gukosora ikizame kiri kuba cyakozwe, mugire ibihe byiza.